mama rwose pe nturi munini nturi na muto afite kanseri yo munda mumara murura irashiriye no menema reka turi mu mavuta we doshitapo no guhanura inyama zo munda zose ubwo duhise tumufungurira amakonegisiyo y'abandi bafite ibibazo mu mano ubwo uyu muntu kubimukirije duhise ducomekamo n'abandi bafite ibibazo mu nda baguyemo baranyereye baguyemo nabo bafite ibibazo ku mwijima ku bifu kumara hari amara mato amara manini bakuyemo igifu we afite systeme bamwubakiye mu nda umva abandi bantu umwuka arabambwiye kandi nawe ndumva uri kubyumva hari abantu batajya kuri toilette ubundi vipiza ubundi uteye turukesha ubundi muri ubu butumwa bwiza wavuye waciye izi nyenyeri tukubona nazavuga ngo mena ikosi warikoreye ibintu byo kwirirwa wikoreza abantu intebe no kwirirwa wirukankana abagore basingutiye mu kirere wabikuye kwandi bafata ngo intebe ngo imigishira ubisoma he Imano Ega turaguhagurukiye nawe Shediba nanjye nguhagurukiye umugore ukuze nanjye ndi umupapa ukiri mutoya ndahagurutse ibintu mwivugisha tutazi aho biva ibintu muri gufindafinda nibi barafinda we izo za deliverance zo gusambanya abantu mwazi ibi bintu by'amavuta atagira ijamano z'Imana nta soni ibi bintu byafaye utagira ururimi ibi bintu ni impano z'Imana ubundi vipi za muvuye he muri iki gihugu ntago murakora ntago munkora ntago mudukorana ndageka da ibintu byanyu ni muratugisha Imana duhana ndabizi ko mwayatambitsemo n'umumazi iminsi dukuraho akagambana Imana nagiye mu byo mukoresha turabikandagiye mumazi iminsi muduhagurukira mushaka ko turabahagurukiye turabashimiye cyane tubikuye ku mutima izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro kubw'ineza n'urukundo twongeye kubona murabona ko ibintu byerekeranye no kuba umunyamakuru birimo biza ku bantu badukurikiranye abantu badukurikirana muri hirya no hino ku isi turabashuhuje Imana ibaha umugisha mwinshi cyane wowe ushobora kuba udukurikiranye urwaye akira gukira wicaye imbere y'abahanuzi wicaye imbere y'abakozi b'Imana Imana ihagurukije muri iki gihe udukurikiranye uri mu nzira ugenda uri kuri vora uri n'amaguru ugereye amahoro ushobora kuba udukurikiranye urimo serumo abaganga bagishakisha indwara dutegetse iyo ndwara gukira izina rya Yesu uyu munsi twongeye twaje kubasengera kubaganiriza twaje kongera guhirika imisozi twaje kongera kubwira ibintu byakugendagaho ngo n'ikindi gihe n'undi munsi twaje mu mavuta yo hejuru kandi uyu munsi ndumva ndi no mu mavuta yo kubaza ngo ko tukubona n'inyenyeri ariko tukaba tutazi ikosi aho warikoreye turakwakire mu izina rya Yesu uyu ni wa mukozi w'Imana Revera umuhanuzi Imana ihagurukije muri iki gihe amavuta ye ndayemera iyo twicaranye nanjye numva hari izindi mbaraga ziri kuza turagira ngo umuntu ukubonye bwa mbere mwibwire nitwa Nzayiturikiye Vode ndi imbata ya Kristo Yesu ndi umukristo no mugenzi ujya mu ijuru ndi umugabo wubatse abana bo ni benshi mu mubiri no mu mwuka turacyanabyara n'abandi hanyuma ndanezerewe kugaruka hano imbere y'ababera b'Imana mbasuhuje mu izina rya Kristo Yesu n'umwana n'umwuka wera ndanezerewe kongera kubona mama Lionel iyo twicaranye nanjye hari ibindi birere bikinguka mu izina rya Yesu ubundi ngo icyuma gityaza ikindi mavuta yanyu turayemera cyane cyane umwanzi uyarwanya arakamirwa iri mu menyo ahingisha umujyoge muri kaburimbo kubera ko umuntu wanga umuhanuzi aba yanga n'Imana ntabwo dutukanye umuntu nyanga abarozi umuntu kwanga abarozi umuntu wanga abantu b'Imana abarozi umuntu nyanga sinzi ikibazo abafite ari sibyo ko mbona nawe ntariho ye Imana igumugisha mwinshi cyane turabashimiye abantu mwanditse muri commentaire hasi ngo
iyo mwahuye turafashwa. Abantu bagiye bandika ngo iyo mudusengeye hari igikoreka, hari abantu banezezwa n'amasa, ari n'uwanditse ngo nkunda ko munatuvura stress. Uyu munsi rero ibirere turimo, tumaze iminsi turi imbere y'Imana, tumaze iminsi twinginga Imana, turi mu mafuta yo hejuru, turumva ibirere bigiye gukinguka, turumva amasengesho arangije kumera amababa tutarayari. Wowe ikintu tukwinginga itera gatebe, abatayari ugiye kwinjira mu mwanya, ugiye kwinjira mu mwanya wo kwakira ibintu maze iminsi byaranze. Turi busenge, turi buvuge, turi butegeke, ndumva hari ibirere bigomba gukinguka. Umuntu wari warabuze inzira mu kanya tugiye kumuhesha inzira mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ndumva nagusaba ukabanza ukegereza abantu mu isengesho, abantu tukabanza tukabakurura mu isengesho ritangira, ubundi mu kanya musoza iki kiganiro kuko hari isengesho twumva turi busenge dusoza. Karibu papa. Reka dusenga Imana, ariko hari ikintu umwuka ari kumbwira ngo abantu babe maso. Kuba maso ntago ari ugukanura gusa, ahubwo ni ukuba maso mu isi y'umwuka. Kuko hari ibintu byanze byananiranye, wakubiseho amasengesho wowe udukurikiye byaranze, uyu munsi ni uguhangamura ibyananiranye. Haleluya. Ntabwo nshaka twa tuntu turi fake ntabwo nshaka ngo dusengere brosade, ngo buroso, ibishyimbo, ngo chambrete, ngo ikiro cy'inyama, ngo ubugari, ngo agasupu. Oya, abantu bafite imishinga iremereye mu mitwe yabo, batari bafitiye inzira n'icyerekezo, nibyo bintu nshaka, ngo mube tayari ni kumwuka nganire. Amina. Fada mu izina rya Yesu Kristo, turasenze muri uyu mwanya. Turakwinginze imbaraga zibohora, turinginze ngo zimanuke, imbaraga ziruta iz'abanyabwenge, imbaraga ziruta iz'incakura, imbaraga ziruta iz'abahanga bo mu isi, imbaraga ziruta iz'ibifaru, imbaraga ziruta iz'imbunda za rutura zikomeye, imbaraga zafashe inyanja igacikamo kabiri, imbaraga ziruta amasasu ya topido, imbaraga zatanze ibiryo Samariya, imbaraga zazuye Lazaro, imbaraga zafashe Sarashaje akabyara, imbaraga zajyanye Nebukadinezari mu ishyamba karishe, imbaraga zakuye Lazaro mu gituro atarabora, imbaraga zahaye hano umwana. Izo mbaraga nizo duhamagaye, izo zigere muri Amerika, zigere muri uyu muntu twicaye imbere, zigere muri Europe, zigere aho tutagera, zigere muri South Africa n'ahandi zigerayo muri Afurika y'Epfo tugezeyo muri izo mbaraga. Nibyo zigeraho ibyawe byiparitse, tubohoye abantu bose bari muri bomboni, turababaho tubambuye urupfu, turaruhimbiye, tanze ubuzima, kwanditse ubuzima ku buzima, none aha turasinye, yego dushyizeho kasha. Uwari urwaye yivuga ngo ntikira, ugomba gukira, none aha twinjijemo gukira, none aha turategetse, matiyeri ziturimo n'iz'ubumana, tukoherejemo umwuka ukomeye, koherejemo imbaraga zigukiza. Tubanze tubahe nanone kandi mu isengesho, mwakira imbaraga zikiza mu izina rya Yesu Kristo. Tubasunitseho ubuntu, nibyo tubasunitseho imbaraga z'Imana. Haleluya. Muri iri sengesho, yego, ubane n'abera bose bakurikiye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Ntangiye kumva mfashijwe, ntangiye kumva ikirere cyajemo imbaraga zerekera ahantu abantu bari, za mbaraga zikura abantu muri position mbi barimo. Burari imbaraga zagaragaye ku nyanja bakesheje ijoro, zihindukiza ibintu, zivana ibumoso zigashyira iburyo. Natangiye kumva za mbaraga zirimo ziraza, zirimo zicokombora, ziri gucokombora. Izi mbaraga ukuntu zicokombora zikagera no muri trompe, zikajya kuzibura aho abaganga bananiwe. Natangiye kumva za mbaraga zivangura umubiri waboze n'umuzima, natangiye kumva za mbaraga zifata imbavu zananukira, natangiye kumva imbaraga zinjira mu mpinja zavukiye amezi atuzuye, kubona imbaraga zimanukiye babombona. Hari abana bavutse batuzuye, bavukanye ibiro bike, kubona izi mbaraga ziri kuzamuka, ndi kubona bari guhabwa umwuka, ndi kubona izi mbaraga ziri kubagira abantu bazakomera, imbaraga zibabeshejeho, ndi kubona izi mbaraga ziri ku ataki, kandi abantu bizere zamanuka, nibyo zaje, abantu babyumve, zaje, abantu bafungura amatwi, nibyo oya kurugutura amatwi y'umwuka. Izi mbaraga zirimo
kwicaza umuntu mu rugo rwe yaragiye kuvamo Rwari rusenyutse. zagiye mu madokima Izo ntonganya zivuyemo. y'imanza za divorce ndabona abavoka ayo mwabishiye ngo bababuranire mugiye kubabwira muti twabivuyemo babe baza basubiza yabo kubona imbaraga zisubiranya abantu ayanyuba yarasubiza kika ni fanta tubagurisha ni fanta abavoka mwari mwarari amafaranga yo kujya mu manza zitanya abantu ntacyo reka tubabari tuyahinduye fanta rwose hari imbaraga zisubiranye ingo doshe topa ndi kumva muri iki giterane hari imbaraga zikuraho urupfu tinda ku mbaraga nduzwe izi mbaraga ndashaka kuvuga kuri izi mbaraga ikuzimu ikibyimbya kikanameneka niho hahandi tuvuga ibintu tumemetereza ntabwo batugifite turabomora turi kumva imbaraga zigenda zikagera no mu mazi zidatangirwa zica mu nyanja imbaraga zidatangirwa n'itiku rya farawo zidatangirwa n'amasasu turi kumva imbaraga zirandura amagare atiriwe agera mu mazi turi kumva imbaraga zikura inziga ku magare atiriwe agera mu mazi zigahambuka turi kumva imbaraga ziburizamo ibintu bitaraza turi kumva imbaraga zisesera mu kirere zigashwemagura imbaraga z'umwijima turi kumva imbaraga zongera zigahindura abantu bari bambaye inyenyeri tutazi aho bavanye turi kumva imbaraga zihindura amateka y'abari bapfuye bakahabwa ubuzima imbaraga zivugana n'ikibazo wiyita iki turi kuvugana n'imbaraga turimo turazumva zimanuka imbaraga zimura imisozi itabimenye imbaraga zimura imisozi itabime banza wumve imbaraga zimura imisozi itabimenye ndikumva imbaraga umusozi ukava hano ukajya hakurya nawe ntubimenye ko wagiye mbega Uwiteka uteye ikinya ku buryo utazi igihe wagendeye ikikurwanya kigiye kitazi igihe kigiye kiri kurota mu bitotsi ukurwanya agiye atazi igihe yagendeye azashiduka agiye zigiye ziri mu hari imbaraga zimeze nk'umuvu basunika ubisunika ndikumva yewe kabaye ndikumva yewe imbaraga zifata umusatsi wawe bari barakujyanye bakuzengeraho ndikumva imbaraga zivuga ngo ni wabaye uwabo ntukiri uwawe urawihakanye ibyo bari baratongereye bivuyeho turabibahaye n'ibyabo n'uyu mwenda barawujyanye ntukiri uwawe tugukuyeho tugutandukanije nawe nubwo wowe wambaye ariko si ukiri uwawe bawumaranye iminsi tugize uwabo birarangiye izi mbaraga ndi kuzumva muri iki giterane ibyo bari kugutongeraho tubibasubijeho va ku giti dore umuntu nuko bimeze nibagumana ibyabo kandi nta kumemetereza ntabyo nta mikino kuko izi mbaraga ndi kumva ziri kuvana umuntu ahantu bamuhaditse kandi nawe ntuzane ngo urumva ngo naragakundaga kara oya ntabwo ari akawe twakabahariye tukagiza kabo nibajyane uhagarike kukarira amarira ibyabo tubigize ibyabo yaba umusatsi yaba imyenda bibitaka bajyanye yaba amacandwe ubwo ni ibyabo barabikunze nibabijyana hari n'abantu banyara bagatwara ubutaka bwabo ibyo tubigize ibyabo tubitandukanije nawe mu izina rya Yesu ndi kumva imbaraga zinjira mu miryango kandi tubikoze nta kiguzi wizere si nkayo yose umukunda bababeshya twe turi mu mukuri twe duhagaze mu ijambo ry'Imana duhagaze mu yaduhamagaye turavuguruza ibyanze kuvuga tugira za katiripurari mu buryo bw'umwuka turaza nugupiyura tujyana mu buryo bw'umwuka nugupiyura enoshaye zipiyura aho bagutabitse denosha kuri bya bimashini bikora umuhanda turi kurandura imizi tugashirura tukarandagura muri karande yo kwa so iyo kwa nyoko no kwa nyokoro reka nkubwira aha hantu turahatinda tuhahere aho umuntu dukurikiye na ahangaha tugiye no nidushaka tunahaguma birahanahindutse kuko niho abantu bazize ipfundo ry'imivukire naho ngaho sokuru na nyogokuruza na sogokuruza ibisekuru nka bitandatu sinzi niba ari na sekurume ibyo nakazi nabyo tuzi nitwe twari duhari nitwa tutazi no kubivuga akaba ari na sekurume ibyo biramureba icyangombwa tuje kugutiyura aho ngaho mu mizi mu edonema tuze guhera mu mizi muri cya gisekuru utazi kimwe cya gatandatu nk'umusogokuru simuzi nanjye ntawe nzi wasanga yaramvuze mu mazina ajya kunterekerera ngewe baranterekerera sinari namutu ngewe barabikoze nanjye barabikoraga ngo baranabanzwe ngo barabanzwe we habaga ubucuma n'ubukono n'ubuntu batereka ahantu n'ubuningiri n'ubuduri baba n'inkono z'imbumbano n'inka z'imbumbano n'inkono zitabi zimwe ngo mwamwa umva ibyagushoreje uyu
katika jina la Yesu. Amasaka baduhekenyesheje bajyana mu muko ntabyo twari twabatumye. Inzoga babaterekere ntitwari twabibabwiye. Inzoga twanywaga barangiza ngo cira gatatu. Ntitwari tubizi ni ikigare cyuko twumviraga ababyeyi. Amacandwa yacu turayagaruje. Ahantu niho dushaka kubatandukanya kubacomokora. Niho mwaheze sha. Ahantu niho hari. Amaze iminsi dusenga. Ahantu niho hari tumutagira icyo niho mwaheze. Ahantu hatumye utagira imodoka kandi. Ahantu niho hatumye udashaka witiyeme. Ahantu niho hatumye udakiza. Wese turaya. Ubuse koze igifaransa gira akazi. Ubuse ko kote yawe ipaki ukaba ugiye kuzapfa nawe yasi. Cyongereza wize ukagira diplome hari na 50 kwa. Ubuse uhora uribwa mu nda ibintu byirukankamo wagira ngo ni umwana wirukamo sana dayimo. Kugurusu ndi kwapfiriye kwa sokuru mu gisekuru cya kane cyawe ni harimo umuntu wapfuye aziza akaguru ubu urwana nako kuguru saho nga urara udasinziriye abandi ntibabona ibitotsi ni wiyemera ubugize imyaka 50 nawe urakubwira ngo sheri aho wazizura aho wagura hasi ubusu utambeshye uheruka kubona imihango yawe ubusu uheruka yegora ubusu uheruka ni no kunywa isupu kandi uko nta muganga akubujije inyama ubusa utambeshye orere yawe bakuyemo ibyo kurya birimo n'amavuta birimo bagukuye kubirya utaranarya iyo ni karande ni ibintu tuje guhangana ni ibintu tuje kumena ni ibintu tuje kubomora ni ibintu tuje gushwemagura tutitaye ngurinde ni ibintu tuje gupfunda n'umutwe turashiramo amakosa y'ingu ni ibintu nibyangaturano bipfunda nibyangatura nka za ntama zigira amahane ngo umutwe wawe ngo urakomeye ubaye nk'urutare aribyo turi buhonde turabipfunda turabihondesha umutwe ibirokoka ikiganza ntibirokoka ibirokoka umutwe n'ibirokoka igipfu ibirokoka n'akaguru ibirokoka akaguru n'ibirokoka ingumi oya turabireba na saya gone torabo turabipfunda mu mwuka kandi mu mwuka nta soni wibaranguranye nabyo igihe kinini nyakumaze uryama ukabura ibitotsi kibazo cyawe ni wize kibazo cyawe urazana imikino ngo nasengewe n'abana twebwe dutandukanye nawe niba wizereye muri abo bajyemo niba wizereye hano ngwino dore caraha ngaha caraho tera agatebe witeka guhaya ahantu reka ibyo kuvuzana ngo uri muri Amerika se kikuraho karande reka kuvuga ngo babarwa n'umushumba runaka reka ibyo kuvuga ngo bishop wa myinshi se akuyobora none se reka ibyo kuzana ngere imodoka bayiteje cyane munabasa kuyobora nasoni wagusiza n'amavuta se reka ibyo mamwigira n'ibiki ko kurarukanuye se yaragusiza amavuta none se kutamure va mu bintu by'imikino ngwino ku bantu b'Imana n'abantu b'Imana tugusengera kandi ureka ibintu by'imikino aho ngaho ibintu nk'ibyo ngibyo imbaraga kuvuga ngo maze igihe muri ibi bintu ngo asanga namwe ngo namwe naho wapfira igenzura ryawe n'ibyo rukoze izo discussion wapi ubundi reka tunakubwiza ukuri twebwe duhagurukijwe n'Imana tutanitaye ku kwizera ufite kuko Yesu hari n'umugabo akijije adafite ukwizera iyo mugabo ari wicaye ku kidendezi nta kwizera arafite ibigambo ngo urabona ngo simfite baramubajije ngo Yesu urashaka gukira ngo simfite ngo cyo kihindurije ngo abandi ngo bagira babonagamo ngo maze imyaka nibyo ninde wari ubajije Yesu arangije ati rero we ntacyo ufite koko urashaka gukira wowe nakwaza ngo urashaka gukira utinari no kwizera ntako afite ikorera uburiri none ikore wigendere twerero byizera nutanabyizera twe dufite ukwizera none turanakwizerera turakwizerera none tuje tukwizerera none tunavuye no kukwinginga ngizere none turakwizera turanakwizerera ni kudakora harakora uko nuko bimeze kuko bari abagabo barapfuye turahara ariko none nta Petero naho hana baragiye ntabahari imbaraga zabo bari muri gituza cya Abrahamu turi imbaraga zabakoreragamo ziri muri twe igihe cyacu nikigereje ho nituzabasanga cyaro dutumbira kanya tukiri ntabwo twagiye cyacu kiragera ngo tugende ukirimbwa twarenze amacumu n'imiheto twarenze amahembe n'ibiteko twarenze ibipfunduguri n'ibiki byose bipfunda twanarenze uruhombero we twarenze akamenyero k'abarozi twebwe twaranapfuye nituriho ntabwo turiho ni wakwica urupfu ntabwo wakwica niyo wazana ubura ataraza twe twarangiye reka da twarapfiriye muri we tuzukira muri we pirimba dukorera muri we tubera muri we tugendera muri we tuba muri we turya muri we twambaye muri we dushatse muri we tubyariye muri we duhereka muri we tuberwa muri we dufite abana muri we tugenda muri we donama shalima hola posa mani shimwe uyu munsi nandi mavuta ari kuduhagurutsa
numva nasasa kandi ukuduhaguruka nawe ajya uhaguruka senamo haguruka mu bisakuru bihaguruka nari haguruka mu bushomeri bimenagure haguruka mu mivuke haguruka muri kara haguruka mu bukode haguruka mu mbaraga haguruka kuri za moto haguruka mu gisekuruza z'abamotari kimwe haguruka denoma haguruka mu rusa haguruka mu kubura ubwenge haguruka ariko haguruka muri icyo gisasi haguruka uhunge ariko nuri mu bitaro nanyeganye donoma haguruka ukira Shenoma. kanseri haguruka muri diyabete Denema kota. haguruka muri kanseri Beli boss. haguruka mu ntege nke haguruka muri sida haguruka 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 muri izo mpanuka turaguhagurukije ibyishe wene wanyu ntibizakwica ni ukuri no shaka ndumva nshaka ko tuvana abantu mu mujyi wabo reka nkomereho gato data we mbega ibintu Ya. cyabakora ku maso gusa yewe ndi kubabazwa n'ibintu by'iwanyu enutira pasi ngo so yapfuye azize imodoka ngo nawe nizakwica dinima ngo so ngo yapfuye Ntacuraba, ntacuraba, ntacuraba. ngo so yapfuye atize ngo uzapfa utize Oya. ngo kwa sokuru ngo hose ngo nta muntu wiga ni ibya ngo sokuru. ntawuriye indege Eh. turashaka kuguhandura aho ibyo hantu. byapfanye na sokuru wawe Ibyo nyine twaramushyinguye byararangiye n'indabo zameze inshuro zingahe ubu naho hashyinguye hari ibyatsi saraba waraboze Ibyo byibagirwa. nta n'ikimenyetso cy'imva uko nta kimenyetso cy'aho bashyinguye niwona bashyinguye duhagurukiye ibintu bitera abantu mu nzozi turabihagurukiye tukiri muri uyu mwuka ibi bintu by'inzozi Tukiri tinda muri mu aya nzozi duhagurukiye ibi bintu kandi tunashima Imana ko izindi cano zibaho umwuka wera nyine bana bya bintu by'ibifukunyu mwirirwamo ngo urumva ngo yagiye ngo yamanutse ngo umuriro agiye ngo harya ngo uri umukobwa ngo cyangwa ngo uri umugabo oya ngo harya ngo utwite umukobwa Aya, cyangwa aya. ya nta Imana irabona. aha hari amaso nahari amaso aha hari ijisho zumu hari ijisho Professor. tokire Deposite eno. tika salabi hari umuntu Imana ikirize kanseri Nibyo. none ahangaha Nibyo. ndimo ndabibona Nanjye ndamubonye uzagikurikira w'umumama. w'umumama rwose pe Ndamubonye. nturi munini nturi na muto afite kanseri yo mu nda mu nda mu mara Naho ngaho. murura irashiririye irashiririye no menema reka turi mu mavuta we toshitapo no guhanura inyama zo mu nda zose ubwo duhise tumufungurira amakonegisiyo y'abandi bafite ibibazo mu mara ni ukuri ubwo uyu muntu kubimukirije Jeto. duhise ducomekamo n'abandi Ducometsemo n'abandi. bafite ibibazo mu nda baguyemo baguyemo baranyereye baguyemo bari nabo bafite ibibazo ku mwijima ku bifu ku mara hari Amara mato, amara nzi n'uwo manini. bakuyemo igifu we afite sisiteme bamwubakiye mu nda umva abandi bantu yego umwuka arabambwiye kandi nawe ndumva uri kubyumva Ngiye kubyumva. hari abantu batajya kuri toilette aba bantu turabajyanayo barabaroze turajya mu mara mara turahanduye koherejemo amaraso twoherejemo amaraso Koherejemo imbaraga. muri aya mara TV manini pass. n'amato Shedogine. dukoze umukwabu uyu mwanya Operasiyo. turananije Idasanzwe. turasenye twinjiyemo turarimbuye ibyo abazimu bubatse. turacukumbuye turahondaguye duseseyemo dusohoyemo turakubise byashyizwemo n'inyubako z'abantu turananije aya mara tuyahinduye mazima ubu nona tumubaze nta kinya tumubaze nta bomboni ubu tubakoreye operasiyo tumubaze nta sonde ubu turabaze tumubaze nta n'igitanda gifu. tubarambitseho twebwe tumubaze nta ndodo nta by'indodo Tumubagiye muri iri teraniro ngo byari biririjanse mu Oya. mwuka turabazi izi constipation iminsi umaze Turazirangije. uzajya kwituma nk'abandi turabirangije tukoherejeho kwituma byibuze kabiri bya ku munsi. noneho ujye no mu bwiherero Tukohereje. ni iby'Imana yakuremeye naho ngaho ibyo bindi byaje biti kira ariko ubundi byaje biti izo nyubako turazishenye Turazisenya. zari zarabaye ama etaje turazirimbuye turazirimbaguye Fashe pasi. mu buryo bw'umwuka atanima wera diriba pasa abonema turategetse rega tumanukiye no kuri iki gifu ntabwo tunegosiya n'indwara Itegeko. oya twebwe oya Itegeko. oya ibifu byose birwaje barikebaguye ngo wahuye n'abahanuzi barikeba oya Oya ariko. twebwe n'itegeko twe turategeka muri Mariko 16 Nibyo. mu bimenyetso bizagumana n'abizera Yego. haravuga ngo bazarambika ibiganza ku Ibiganza barwayi biriho. tubikurambitseho Yego, ibiganza. ngo twabigushyizeho akanwa ngo bazirukana tuzirukana Twirukanye turirukanye ibikugenda. dukoresha inzoka n'akanwa tuzakandagira inzoka na sikoro mu turazihonyoye biganza kandi dukandagiye mu mitwe yazo dukandagiye mu mitwe yazo ntabwo dukandagiye umurizo. izakugendagaho byitwa inzoka Eh. turabigukandagira tini mama pose no Sokashi. turategetse ukuyeho mu izina rya kandi mu gifu cyawe dusudiriyemo ijambo rivuga ngo bazarya ibyica ntibazanapfa aho muri Mariko igifu cyawe turacyari ni muri Mariko rwose muri Mariko harimo ngaha bazarambika ibiganza ku barwayi Yego, bakire muri Mariko. bazirukana abadayimoni icyo gifu mwizi cyawe cyanditse muri Mariko Mariko bazarya Yesu yari yabizi kuzakirwa Yego. ajya muri Mariko yajyamo da abwira Mariko ati uzabyandika yego ubabwira uti Eh. bazarambika ibiganza ku barwayi ariko bakire ntahari turahari bazirukana abadayimoni Yego. mu izina ryanjye Yego. bazavuga indimi bazarya bazarya ikica
nimba ntacyo bazaba. Ibaza ibintu maze kurya n'ibyari birimo nk'ibisigisigi bishorogotora. Warabiriye we n'ibiceri warabiriye. Umva warariye ugera ku miserebanya, warariye ugera ku mafu, ugera ku njyajya n'izibiti warariye. Warariye bageze ubwo bavuga bati si umuntu ko adapfa n'igati. Umva warabiriye pe ubwo nukuvuga ngo twinjiye no mu mugoya. Ndi kwashaka ngo duhite twinjirayo neza. Twinjiye mu bwoya. Ndahageze rwose. Twinjiyemo. Aravuga ngo uwizera akabatizwa zakizwa ariko utizera zacibwaho iteka. Yego. Kandi ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera dore ngo ngibi bazirukana 17 kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi ibimenyetso s'amagambo n'ukuri kw'Imana bazavuga indi misha izindi misha ntabwo ari icyongereza ubundi kuki tuvuga indimi abadive bati byo mubikura ubundi se ngiye nabahoze bimbaze neza iri niryo ryansinze nare nyobo ya j'ai toujours prêt au service de Dieu au service du pays hors campagne pas de fierté aha niho hanyemeje habambwirire no indi misha ntabwo ari icyongereza kuko mwari mwarambeshye kuko icyongereza abongereza barakivukanye indi misha si igifaransa kuko abafaransa barakivukanye abafaransa nyine abafrancophone hanyuma indi misha si igishinwa kuko bancimu yundi na cwinchwanga na cwinchwa na banyiha na shinji shinji no kuvango murakoze huba shimu yuni cwinchwanga cwimu yuni cwinchwa banchwi barakivukanye hanyuma indi misha nururimi rw'umwuka wera ruturuka mu ijuru ururimi rusha na satani ntabwo agumva narwaza satani arazumva ariko ururimi rusha yari kurwumva arasha aradidi dobosa anosheta pose bona diriba anose shedibinima nururimi rw'abana rima nururimi umuntu avuga indwara zigakira nururimi umuntu avuga akuzura imbaraga nururimi umuntu avuga akumva Imana nururimi umuntu avuga akumva imbaraga zibohora no pena stifo denoma bazavuga indi misha bapantekote ba deperi baporo muvuge kundi misha neba mutazifite mujye muri katolika nabo nibaze bazivuge ngizi ziranditse no muri Bibiliya ntagatifu zirimo tuve mu bintu by'amahame y'amadini ntazi byo mwakunda ho mu bikuru muve ku idini dore Bibiliya muve ibintu byo gucecekesha abahanuzi mureke Imana ivuge mu madini abo baza gucecekesha abahanuzi mureke Imana ivuge mureke data avuga mureke Imana ivuge niba mwarabaye ibiragi Imana iravuga musaba umwuka wo kubigenzura ko mwicecekesha abantu Imana ihagurukije ubigezuza ijambo ry'Imana ngiye Bibiliya ni kwivuga kwanza gasuzuguro k'abadayimo ducecekesheje abacecekesha abantu b'Imana dusoye abadiyakoni batecekesha abantu bas turababomora ijambo ry'Imana abantu bacecekesha abanyamwuka turabasohoye tubambuye imbaraga turabatenze mwisi y'umwuka turabatenze tubambuye abantu bacecekesha Imana yacu abantu mucecekesha Imana ivugira mu bantu iki cyanditswe bazavuga indi misha kuki mubaterura mukabajyana mu ma office kubaho ubundi kuki udiyakoni utagira indi misha ubundi kuki usumba nta ruri mu rushugira ubundi kuki uyobora korari nta rurimi rushya ubundi kubera iki ujya mwivuga butumwa nta rurimi rushya kuki uri umunyamasengesho utagira ururimi rushya ubundi vipiza ubundi uteye iturukesha ubundi muri ubu butumwa bwiza wavuye waciye izi nyenyeri tukubona nazavuga ngo mena ikosi warikoreye ibintu byo kwirirwa wikoreza abantu intebe no kwirirwa wirukankana abagore bashyira ingutiya mu kirere wabikuye kwandi bafata ngo intebe ngo imigisha ubisoma he Imana Ega turaguhagurukiye nawe Shediba nanjye nguhagurukiye ndi umugore ukuze nanjye ndi umupapa ukiri mutoya ndahagurutse ibintu mwivugisha tutazi aho biva ibintu muri gufindafinda nibi hehe barafinda we izo za deliverance zo gusambanya abantu mwazi ibi bintu by'amavuta atagira ijambo z'Imana nta soni ibi bintu byafaye utagira ururimi ibi bintu ni impano z'Imana ubundi vipi za muvuye he muri iki gihugu ntago murakora ntago munkora ntago mudukorana ndagekada ibintu byanyu ni muratugisha Imana duha ndabizi ko mwayatambitsemo n'umaze iminsi dukuraho akagambana Imana bagiye mu byo mukoresha turabikandagiye umaze iminsi muduhagurukira mushaka ko turabahagurukiye ibyo bintu mutambikamo ngo dupfe ngo dufunge ntacyo tuzabaho no mupfu tuzajya duca no mu gatebo duce mu idirishya tubakwepe muzatega hasi duca hejuru muzatega mu mazi duca mu kirere muzaca mu nimuca mu butaka tuzaca mu bikuta no pass
ariko nimurara hari vitansi witeka dushyizemo ngo tuzabisimbuka tuzabisimbuka ni ukuvuga ngo hari vitansi yo gusimbuka nibitwima inzira tuzabigenda hejuru simbuka ndafashijwe hano yego iyo twahuye ibintu birahirima kandi nukuri hari iminara hari iminara iri gutembagara hari iminara abazimu iri kugwa ndeba aba bantu bateye baturuka hari bariyeri ziri gusha ndeba bazavuga indimi muteye muva hehe kandi se ubundi ikosi mwarikoreye he mwarikoreye ko turi kubabona ni insengero ikosi mwaciye ko tubabonanya mikrofoni ikosi mwarikoreye he ku ntara ni dubu kosi muri kuyemo kubutayi bw'inaha twabugenze ko hano hose kubuvumo bw'inaha twabuciyemo n'amadini ko tuyazungurutse amadini ko tuyazungurutse ko dukoreye imana muri zangirikani ko dukoreye imana muri za eperi ko tudura gatolika abapadiri baduhamagara oya turabahanuza de chopa safonema uvuye he kosi warikoreye he reka tubabwire kwisararanga tukabura ikintu kosi oya mureke kuyobya umukumbi oya mwicanga abantu duhari uyu ni Yesu ari kubwira abigisha ati bazavuga indimi yari abasanze bari gusangirira ku meza yego ngo abagaya kuko kutizera kwabo ngo kuko batizeye Mariya na Marita na Magadalena n'abandi ngo bamubonye ngo bamenye ko yazutse ngo abandi ntibabyemere ngo arangije arababwira ngo nimugende mu baremwe bose mubabwiriza ubutumwa bwiza abizera bakabatizwa abizera bakabatizwa bazakizwa ngari kutizera zacibwaho iteka ryose ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera aho bizagumana nukugumana kwinje aho ngato bizagumana ntabwo biza kuwa mbere kwa kabiri ngo bigende ntabwo biziyomera biri mu maraso biri ntabwo bizaza ngo bigende bizagumana ibimenyetso bizagumana wakwambuka umupaka wajya ahantu biba biri kumwe nabo ako ibimenyetso badasoresha we Rwanda Revenue itateramo ntabwo yabona uko ibisoresha bino siko babigendana mu kanwa ibimenyetso ku mupaka batavuga ngo ibyo bintu byambukanye bijyana he ntabwo babibona ibi bimenyetso we biriya byuma bisaka ntabwo bisaka bino bimenyetso ibi bimenyetso bafungira muri gereza ibi bimenyetso bigaturga inzugi bigakomeza binakora bigakora Paulo na Silas inzugi zikasoza ibimenyetso iyo byambitse amapingu ntabwo byo byambara amapingu ibimenyetso ariko ibimenyetso no mu rupfu bibyayo ibi bimenyetso umuntu atambuka bazimu bati duhuriye hehe umwana w'Imana kubera ibimenyetso ibi bimenyetso bituma umuntu abyara atari kubyara ibi bimenyetso uyu mugabo Daniel yajyanye i Babuloni na bagenzi be ibi bimenyetso bigatuma ikigirwamana cyo mu kibaya cya Dura gita controle bakanga gupfukama no gushya ntibasha binjirana nabyo mu muriro binjiranye mu muriro ntibashe ibi bimenyetso byatumye intare zirumba umunwa ibi bimenyetso byatumye Nebukadinezari arategeka ngo mu bihugu 127 utari gusenga imana yabo aratemagurwa n'urubyaro rwe ruhinduka icyavu ibimenyetso byatumye Abisirayeli bangibufite inyanja itukura ibimenyetso byabanye na Daniel mu rwobo ibi bimenyetso byatumye Yosefu abwira umugore ati henda gakeya jya gushyuha hirya genda hirya hariya mbega ibimenyetso Daniel avuze atumva jewe nanyuze mu rwobo nyuze muri gereza ibimenyetso ntibyafunzwe ntibyaheze mu rwobo barambitse ibimenyetso bihari ubu ndaje mbayoborane munike ibiryo ibimenyetso byatumye n'abene wabo baza akabafata bugwate kubera ibimenyetso ibi bimenyetso bitumye tuba muri uyu mujyi uyobora utagira ibimenyetso bitubeshejeho abana bakiga tukabishyurira nta mishari ifatika dufite ibimenyetso hari muri ibi yavuze ngo ufite ibimenyetso birenga 10 ibi bimenyetso bitsikamira za diabete na za hypertension tukagenda twidegembya muri ibi biro ibi bimenyetso byinjiranye nanjye ejo muri Roi Faisal umuntu wari umugaye agahaguruka yego ibi bimenyetso byinjiranye nanjye umuntu agakira kanseri ntamukozeho ari muri Suwede umudamu w'umusiramu kazagakira kanseri akantelefona ati yarakize hita ufata n'inshyushyu nkwe kubera ibimenyetso wakanguye wenyine we ibimenyetso naguhaye wampayeho senga ngucura ni mbere ni mbere ntabwo ari muri no mesi oya ntabwo nagucura ugucura azacura uruhindo ibimenyetso nibono sedokita piliba ibimenyetso we ibimenyetso ujyana kwa sobo kuti ndashaka uyu mukobwa nta nkwano ufite ari kukinjira nayo ibimenyetso bati mujyane izina ry'Imana ibimenyetso bituma umuntu yicarana n'abantu bakomeye atari kuzapfa yicaranye nabo ibimenyetso byamvanye kibabara nkaba nicaye mu mujyi nkaba ngenda mu mujyi ukagira ngo mvuka hano hirya ku Kabusonzo kubera ibimenyetso mu majyepfo bikaba bintungiye mu mujyi wa Kigali nkaba nsa neza wagira ngo ufite imyaka 18 kandi ndashaje ibimenyetso byatumye inzobe yitamura mbambarira mu myaka 30 mfite 45 ariko kubera ibimenyetso ibimenyetso bizagumana n'abizera ngo ngibi reka tubyumvire hera ku cyamba
uwizera akabatizwa azakizwa yego ariko utizera azacibwaho iteka ariko umuntu utizera nawe afite ikihe kibazo afite abazimu sundi umuntu udakizwa igihe twavugiye reka igihe twavugiye aho wahereye uvuga aho nahereye mvuga tukajibasanga mu misozi na Pendo n'Akagoma tukaba tubasanze aho tukajya mu mashitingi tukanyagirirwa ku misozi tukaba tukajya mu mazi tugatera kamera tukishyura amafaranga kugira ngo bikugeraho tukajya mu buvumo ubundi impamvu udakizwayo ubundi biti ubundi ubwo nusha ko ziri kurenganya Imana si bikaranda byo kwa sokuru by'inkono z'itabi bizimu byo mu miryango binywa itabi bihora bigukwega binywa amafegi bituma udakizwa aho twahereye tuvuga tukiri abakobwa nkaba mbyaye gatatu nyivuga ukaba utarakizwa ubundi bite byawe urashaka ngo ubuhano ntabwo twe turi abapfumu kizwa ubundi bite byawe ikintu gituma abantu badakizwa niki ubundi ikintu gituma utakira Yesu ni ndayi we ndaya we ikintu gituma mwandaya mwegera Imana mwabasinzi mwe mwabanywa umugi mwe mwabateka mutwe mwe mwabajura mwe mutobora amazu mwibisha imitwe ikintu gituma ubundi mutakira Yesu ni imyaka twamuvuze harya ngo ibiri mu madini ntago ngo mubyemera emera Yesu nitugutumye emera Yesu wenda abanyamadini ubihore emera Yesu ubatizwe ariko reka inzoga reka itabi reka indaya reka koromaje vakurisegara vakubujura iki gihugu cyawe reka kuyobya abantu reka kuyobya gucanga abantu ureba wagushije abapagani none uje no gusambanya abantu bo mu rusengero reka kugusha nta mwese naryanjye niko bibiri yivuze mu kizwe twarababwiye nako tutagize ngo kandi utizera narindira uwo muriro aravuze ngo utizera azacibwaho iteka marakera umano ati azaba umunsi twika nk'itanura marakera ucusha umuntu nawe ni niga abibone bose ni inkozi z'ibibi muzabibishingwe uyu nurokoka uyu nurokoka warokotse umugabo w'abandi watwariye umugabo ariko uyu muriro kandi singirenda kurangira mu kanya nahoze ndeba ngo uruhinja rwavutse rumeze gutya ngo ruhita rutangaza ngo isi irarangiye abantu ni mwiyeze ngo rurongera rurapfa nanone ruragaruka ngo ruvuga ngo abantu ngo ni mwiyeze mu kanya ndakakwereka ngo abantu ni mwiyeze ngo kuko isi irarangiye none rero tumaze imyaka n'imyaniko tuvuga ibi bintu yego wanze kumva wavuniye ibiti mu matwi ese biti sibyo uti nabateka mutwe yego umugabo ufite ubwanwa bungana n'ubwanjye umubyeyi ungana gutyo urabona turabateka mutwe urabona ibi bintu twajamo ari ibintu biyobya nambaye na made in Rwanda urabona ndo muteka mutwe ubu koko nambaye kanzu naguze Dubai muri day to day urabona ubu twaje guteka imitwe no kukosha ubu twakuyobya ubu twaje kukuyobya ubu satwe twarayobye ubusatwe urabona dusa nabayo urabona dusa nabasazi urabona dusa nabateka mutwe urabona dusa n'ingegera urabona dusa nabesikoro ibintu twagiyemo wabigiyemo urabona ibi bintu bitarya se bidakora ibi bintu bitumye twurira indege tuvuka kwa Marigarita ibi bintu bitumye uyu mujyi wa Kigali utumenya ibi bintu bitumye isi tumenya urabona ari ibintu bipata wa ko kutabeshe umva ibimenyetso basi yego ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye bazavuga indi mishya yego bazafata inzoka kandi nibanwa n'ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato Bibiliya iravuze ngo nuko umwami Yesu kuri 19 amaze kuvugana nabo naho nashaka ko dusoreza amaze kuvugana nabo arasohoka abo barasohoka bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha abafasha akomeresha ijambo rye n'ibitangaza byagendanaga naryo mwumva ubusi ikindi mushaka niba utemera ijambo ni akazi kawe nimutemera ko twatumwe n'Imana ijambo rirazura uremera nde ijambo ko rizura kubu duhagurutse ubuticara tuje kugutandukanya n'iby'iwanyu bihora bikugendaho niyo teme uriye ibaze we umuntu ari burayi ariko ari kumbwira ngo ararara mu muhanda byose iby'iwanyu ni iby'iwanyu uri burayi uriranye indege nabyo ushonje y'iburayi uriranye indege nabyo nuranye indege n'ibintu byo kwa nyoko rombe kwe mu majaruguru ubu wasanga hari ahantu hari umupfumu bahaye ibyawe noneho afatarangije gukora ibyo bamuhaye bamukubita ifoto bamukubita ifoto bamukubita igipanda cy'umwenda cyawe bamukubita umusatsi bamukubita akadodo ko muri cya gishuka cy'igikuvuro cyitwaga rufuku irumva bamukubita igipanda cy'urwara rw'agahera rwawe bamukubita ikintu cyitwa igipande cy'inkono yego
donc agufata ca mu bipfusa aragupfumbata arinda apfa gufite barinda bamuhamba gufite ahambanwa ibyawe ahambanwa ibyawe wasanga hari ibyawe bahambanye duseseye muri iyo mva tugezeyo dufite ubwo butwari tugutandukanije turabomoye upfunduye ibiganza bye tugukuyemo mu izina rya Yesu nibakurekure akira ubuzima imbaraga z'abantu nizikurekure mu izina rya Yesu imbaraga z'isi nizikurekure akira kunesha imbaraga z'abagufashe ijambo nizikurekure akira ubutware urumva na za manyinya zikurekure utahe akira ubushobozi akira imbaraga akira kunesha akira ubutsinzi mu izina rya Yesu akira urugo akira inzu akira umugabo akira amahirwe akira abana zinguka akira hariho umudamu umwe wanyandikiye arambwira ati umugabo wanjye yambwiye ngo ku kwezi ni gukira natwise nzigendere uwo muntu arababaye ubwirwa n'umuntu basezeranye ngo ku kwezi ni gushira udatwite ngo maze igihe ngo ndagutane gendere kandi uyu muntu nawe ntatekereza ko kugira ngo atwite bimuturukaho ahubwo uyu mugabo akeneye Imana noneho twebwe turamubabariye noneho twebwe tukiri muri aya mavuta tugihagaze muri izi mbaraga ikintu kikubuza gutwita mama buretse wumve mama haguruka ufate kunda yawe haguruka senye tugiye kugutera inda ngenda mama marionnaire turategeka inda turagutera inda mu mwuka ntabwo iyi ngiyi urayakira irinjira mu izina rya Yesu turaterekamo umuhungu turatereka yego tugiye kugutera inda genda ugura ibikoresho by'uruhinja batayari noneho rero tuyohereje muri wowe mu izina rya Yesu inda mu mwuka tutitaye ku mpamvu yose yatumye mu izina rya Yesu akirinda uzaririmbiza amashimwe n'ahana yaramubonye izere ujye gukingeza urw'ukwezi na Sara yararubonye reka dusenge nanjye narabyari reka dusenge dutandukanije abantu n'ibyo mu miryango mu izina rya Yesu karande z'igisokuru karande zo kwa sokurwa izo kwa nyokuru karande zo kwa nyogokuruza wa turazifashe karande z'igisekuruza cya mbere izi cya kabiri yego izi cya gatatu yego izi cya kane yego izi cya gatanu yego izi cya gatandatu yego izi cya karindwi yego izi cya munani yego izi cya cyenda yego izi cya cumi yego izi cya cumi na rimwe yego turagutandukanya uhereye aho turabimanuye mu izina rya Yesu tandukana nabyo reka tukwingingira Imana izere dusenge tugiye gusengera aba bantu mwami Yesu turagushimiye tugushimiye ko utandukanije abantu n'imyaka ubanye natwe ingombo zitandukanije n'ubugomba uradushyigikiye abarwayi batandukanije n'indwara uduhaye imbaraga abarembye batandukanije n'ubumuga ubahaye ubuzima twatuye ubuzima muri ubumuga kuba barwanya mu izina rya Yesu ubumuga ni bugenda ikuzimu tubwohereje iyo ubumuga tubwohereje wari warakuroze n'abari ubufata turatura ubumuga kubwo ayo mahembe wari ufite mu mugongo nasubire ku mupfumu ayo mahembe tuyashubije kuri yo izo mbaraga zikurwaza umutwe zohereje ku ubuzima kuva mu birenge mu izina rya Yesu kuzamuka ukagera mu mutwe tuguhaye ubuzima imitsi akira ubuzima niyumve akira ubuzima imisokororo akira ubuzima amagufa yumve akira gukira umutwe wumve akira imbaraga igituza cyumve akira imbaraga umugongo wumve akira gukira birenge bitega amatwi akira kuboho ingingo zose mu izina rya Yesu tuzitandukanije n'indwara tegetse benimo asede bone horia urakoze Yesu diri pas shenye ibicaniro by'imiryango katika jina la Yesu tutikita bosakotaye ibitabo by'abakonikoni turabitwitse turananije inzandiko zakwanditse nabi turazitwitse mu izina rya Yesu yego intebe wicayeho bakazivugiraho amagambo turazitema mu izina rya Yesu kubitse imbehe z'abapfumu katika jina la Yesu yego inkoko n'ihene batambye zibara rimwe ibitambo byose ibitambo bagutambye byose tubyate podi turabivumye tutare potike n'akanwa k'abahanuzi tubigukuyeho ibitera abana bawe kunanirana bakanywa imogi tubigukuyeho byo baramurikiye turabihushe inkono z'itabi baramurikiye bikuveho turabihushe tubigukuyeho imitongero yose tubigukuyeho isuka n'agatebo ku ipero mu izina rya Yesu imbaraga z'umwuka wera nizo tumudatetera mu rugo wasezeraniyemo Mana tubigukuyeho urakoze ko wumvise abana bawe urakoze Mana mu izina rya Yesu amen 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 shalom shalom yo haleluya.